Nawe umuhanzi waririmbye ukumva usinarinzi rwose ku rukundo ubuza amahwemo karara utaryamye ukamera nk'uwasinze ugahwera shante ibyo ngibyo byambaye izarikima nyine nagerageje ko nshoboye kose ariko rwema yanyu twagiye kwigira ku gutya umuntu w'umukobwa mwiza nkawe umeze gutyo ufite amabere ahagaze gutyo unanirwa gute guseduza umugabo nyine kandi nabikoze ubwenge bwawe ko mba mbona butameze nk'ubw'abanyakigali ariko nabo ufite bahagije none se ninjye witwara kuri toilette ndigarura mpamagaye nditabye ubwo bwenge buteranya wumve nimba harimo buke uko nari ngukumbuye rwe wandekuye uretse kwiyaka uruzacumnizi sani zimva dufite imimba uzi kuvuga usanga iwanyu bakenye naguteta bihaba urirukihanagura ariko se makobwa shari wanjye ko wamba bari ukama nimero zawe ko ni kuri kumara ndacyagukunda ihangane wirengagiza ibyabaye byo mu cyaro makobwa we reba nk'ubu nakuzanye nkanga cyakoze mushimiye umwanya waba wambaye nkakuzana nkanga mu gashyamba ukumva ahantu hatuje nta n'umuntu watwumva nta n'umuntu wakumva ibyacu ukumva yaba abantu kubona ko hirya na ruguru nta bantu bahatuye usibye ibyatsi nibyo byakumva mu banga yacu n'inyoni ziri kuririmba bro kukuzana hanga buri utagira ngo ni ibindi ukumva bana amazi imitsi nkwerekeza nkuzana gutashya arakumva nagukaraza amata nkweza amaturanywa ukumva abaryoshye ukumva jewe noneho umunsi burana kubonye bwa mbere kumva ibintu babigoye burubona nkunda kugusetsa nkutamutuntu kutubrage akora ijambo abasore twese tujya kuvuga kumva tugize ubwoba ukumva iryo jambo rundi ryo nshaka kukubwira uriya cyagiye uza kundeba ahantu narindi narakubonye arukuntu itubona umuntu bwa mbere ukatuba nk'ubonekewe kumva ukagira ngo uri kurota uranahise n'iryo kinyunguti nka guca mu mufuka mu ipantaro ndi inyunguta gutyo numva ndababona bari ntabwo ndi kurota tu kumva no ubwo ntabwo ndi kurota ikintu nshaka kukubwira rero ubwo wabonye nje kandi byanje kugusaba ifumbire yata ntabwo wansaba ifumbire ahubwo numvisha wagira ngo ahubwo wajya waruje kunsaba ubuzima bwanjye n'umutima wanjye wose ko nakubonye mitamba nk'igiporoporo neza nawe umuhanzi waririmbye ukumva usinarinzi rwose ku rukundo ubuza amahwemo karara utaryamye ukamera nk'uwasinze ugahwera shante ibyo ngibyo byambaye izarikima rero natinze mu makorosi menshi uranga iyo utinze birapfa kandi gutinda mu nyama ugacyura amagufa nakubonye bwa mbere ahubwo nakubeshye ndagukunze pe numva ndagukunze n'umutima wanjye wose bajya bavuga yuko iyo ukunze umuntu hari ikintu bumukundiye sibyo nakunze ukuntu useka ubwitonzi bwawe ikimero cyawe noneho by'akarusho ukuntu ugenda neza nakubonye uhingutse nkara hirya bora nk'igihe tuva gutashya nk'isigaza nkakura ukuntu ugenda kuri kwimana nkahita mva mu byanjye ugenda neza uteye neza ufite inzobe nziza nako ntabwo wavuga inzobe nizo mu bihuru wawe urakeye uri ntuza uri akazuba ko mu museso ndagukunda pe nibyo ngibyo nagukundiye mutima mwiza wigirira ku museka nyine uri umwana mwiza pe ndagukunda cyane nese kandi ibintu twakundana ntagiye byamara ndabizwe n'ibindi byagiramo agasukari please ndakwinginze ntugire ngo burandi buke sinakubwiye Kigali ntwambwiye ngo naguhaze nzagutwarayo nkutembereze mujyane za convention za Kigali City Tower mujyane Nyabugogo dutege KBS dukomeze hirya mujyane Nyamirambo ducurike za Kacyiru tuzamuke Rwanda gisi tumanuke Gatenga za Sonatip ahantu hose mutwara uko ngira no mbabara unyemera urukundo nanjye nzagufata neza uranzi no gucuranga gitari njyewe burani nifatemo kuri ka gitari uyu wanjye ndakagira nukujya nkuririmbira ngo rukumva aho imagine kari gitari utwirukane mumwijima mumucyo gutahe mu mutima wanjye uragaho rore mutejima inseko yawe iragahorikeye seka neza no kuri kwimana penda kwingiza ndagukunda ko ndagukunda pe kandi uzumva gito nanjye ndagukunda
aha nicyo ngicyo nabimenye ngukunda mba numva nyine nishimiye ndabizi neza nyine ko urukundo rwacu rutarushoboka ese undi ni igiki cyatuma unyanga ni nk'iki nakora ukanyanga cyangwa ni nk'igiki cyambaho kikambaho ukavuga ati koga ndamuretse koga simye mukunze ukahita ndega ni nk'igiki cyatuma azi ko mu bintu byose muri karite zose wari ufite cyangwa se mu mico wari ufite ntabwo nari nzi ko impano yo gusetsa uyigira njye nka kwanga njyewe pirate nagukunze njyewe nakubonye gutya nakwitegereje maze imitsi nkwitegereje ngira ijisho rireba cyane buriya na boss ureba iyo ashaka inkaranjyana gose nkayireba nkayitegereza mbye nkayireba singira ijisho ritajya rihura narakubonye murebesha amaso y'umubiri n'ay'umutima nta kintu n'iki na kimwe cyabo mu isi no mu ijuru yewe nikuzima cyatuma nkwanga wankunda ugakomeza ukankunda niyo naba nabaye iki byose sha kabone naho ibirunga by'umusanze byahinduka imitsima ikivu kigahinduka isosi kabone naho imvura yagigwa izamuka kabone naho isi yakwicurika nakwicukana nayo do ndagukunda ko no kuri pe nta kintu na kimwe cyaba cyatuma bibaye ko byanezeza kuko nanjye ndagukunda kandi nawe nkunda okay kandi urakoze kubyizeye ko urukundo rwacu rwagira iyo rugera se kubeshya utizera kuki umeze nka Nuza kuki umeze nka Thomas niwe Yesu yabwiye ngo wahirwa bizera batabonye nose ushaka ko nkuri kibasi kugira ngo bize ko ngukunda katubiye iminsi turebe katubiye igihe turebe ko urukundo rwacu rwashoboka pira oya humura ruzashoboka pe kandi ndabyizeye wowe ugira icyizere humura ndagukunda sibyo hasha ureba neza byashyamba ndarigurisha irihe so bifite ishyamba batumbonye wowe ubona muri bote n'ibikote nk'iby'ikivumvura oya ko kuri wowe na sheke nayisinyisha amanuka kuri Imana mbese convention uzajyanamo koko nyifite amatika Imana ifashe uzakomeza wose wanyemereye ibindi bimarire ngewe pirate sasa rero katugire tugende kandi urakoze kubw'urukundo unyemereye cyakoze nkumbuye bya bihe byiza twagiranye uramutse wongeye ukampa amahirwe rimwe mu buzima ntabwo nazongera kukubabaza pira ibyo wanyibutsa byose ntibikwiye kuri umuhemu sinibutse byinshi manuri nziza wangiriye neza nibutse byinshi manuri nziza wait man ibi ni ibikimana inzoga niyo nshuti nsigaranye ibyo byinshi uramutse umuyoga mwana none nkora iki habaye iki se umukobwa yanyanze ntaranamubwira ngo umukobwa yakwanze si undi urayiyemerana ikimana ubona uko ari mwiza ayo ushoboye yakwanze cyane inzoga ziri kukongoza yanyanze mwana yanyanze mwapfuye iki nta nubwo ndi ikintu twapfuye ndamuhamagara telefone ntayifata twinywera iby'abagore tuzabyihorera n'ubundi nta heza hisi telefone ntayifata namubonye kuri moto ndamuhagarika arabyanga arirukanka kandi yambonye umuharira rwe nk'umupolisi niyo amagambo yiyemeraho yarabibonye ko namukunda ibintu by'ubusinzi amagambo uri kumbwira uriseriye mwashwaye yakwanze bimeze dushwana senze ikintu twapfuye yewe yanyanze telefone yanjye yanze kuyifata yanyiyemeyeho muraherukana se kandi nkubwira ngo yanze gufata telefone naramubonye kuri moto yanga ndamuhagarika yanga guhagarara abura umumotari ngo irukanka cyangwa hari ibibazo yagize ibibazo bihe utazi ibibazo se ku buryo adafata telefone yanjye kandi twari tumaze kubica umurezi ngewe wanyanga nta soni n'amafaranga mfite n'ibintu byose nkora iwabo Dani
zanamurogesha niba ngombwa ariko akumva umva mubwire reka ibyo byo wasinze ndamukunda mani ntago nasinze ndamukunda uko byagenda kose najya kumurogesha ariko akumva umva dwe bavuga nyange wese rya jambo wararivuze byanze ko ndivuga mani ntabwo urarivuze ese urishobora ko yakwanze kuki adafata telefone yanjye wenda wasanga hari kuki muhagarika ahantu twahuriraga arahazi tugiye gusenga wowe wifata imyanzuro kubera no mayoga mwana wowe ntabwo ari amayoga inzoga niyo nshuti umuntu yizera ibintu byanze ese kwiyahuza amayoga nibyo biri mu mugarure se hagarika kunywa inzoga utekereze neza mwapfuye iki kuki bimeze gutya na gutya nta kintu twapfuye sinigeze mubwira nabi sinigeze nanakora ikosa na rimwe yewe umukobwa anjyane gusenga mbumurokore akazi kanjye nkice narangiza nyanke naramubonye ku rusengero arankwepa yanga kumvugisha urumva atari umuhemu mwana wasinze reka ibyo bintu ntabwo nasinze ukuntu bigaragara uriya mukobwa ntabwo yafata uwo mwanzuro nta kintu mwapfuye gikaze ahubwo wamukoreye ibiki ntabwo Queen yakwifata ngakwange nta mistake yadaje wakoze n'iki wakoze yanyeretse ko ari umwana mwiza tukaganira tukishima ariko umwana mubi ntabwo ariko nzumva ntabwo nzabyemera mva nyine nkubwire ahubwo ndangira umupfumu njye kushaka uburozi ankundi nabyanga nzajya no muri Tanzania ntako nzamutsenga yewe nkizwe narangiza nsigeyo mu rusengero yigende wasinze mani ntabwo nasinze bro mani waretse ubwo bugoryi bw'inzoga umva nkubwire basi se wagiyeyo kwa Tony bigenda wari wajyayo ntubizi iyo ngiye kwa Tony niwe uza kunganiriza wa mukobwa ahita yigendera yarakubonye n'amaso yabira aragenda gutyo gusa akanirukanka ahubwo akansigana na Tony tuganira yewe sinibaza ikintu wa mukobwa twapfuye reka nkwemukire ariko ndamukunda rikarasa rikarenga nyimukunda nyine umva ukuntu bimeze ibintu by'amayoga bihagarika sibyo fata umwanya uruhuke ugende umere neza nta bintu by'amayoga mwana umva nyine nkubwira inzoga zihagarika wowe ugende uruhuke ndaza kuza kugufata tujye kuri gukora ikibazo kimeze wahita uruhuka turajyana tumenye neza birapfira he mwapfuye iki basumenye nyina wabo usura muzi mani izo ni furi z'amayoga bihagarike ugende uruhuke siko bimeze kwanza mwahari kamaremo akamaremo aho gusiga inzoga ngo wasiga umwana amayoga yareka igihugu tunizere yuko ari rwema muri kuvugana ubu ntimwahaganye umwanya wose wamazeyo nako ijoro ryose namuhazi wamuhaze mu kumuhaga kwa nizere yuko ibyo nakubwiye waje wabikoze nakubwiye ngo iki shaka umwuzukuru ahubwo yuze umunzaniye plan urayizi mama rero nyine nagerageje ko nshoboye kose ariko Rwema yanyimye naramusindishije urabizi n'utuyoga y'inywera ni dukeya ngerageza byose ariko yanze utararenga twageraga kwigira akagore ubu umuntu w'umukobwa mwiza nkawe umeze gutyo ufite amabere ahagaze gutyo unanirwa gute guseduza umugabo nyine kandi nabikoze mama nabikoze turanaryama rwose naraye ntanambaye
ariko yanteye umugongo nkajya mukoraho birangara. none se kumukorakora gutya wumva ko ibyo ngibyo byatuma ahindukira akakureba? Mama nta kintu nakoze. cyangwa kurara ngo wambaye ubusa Nyine umuntu n'inshuti yisaje ushobora kuzikarara yambaye ubusa ariko bitewe n'ukuntu yaje akaba nta kintu byamubwira. Mama ari Rwema ashobora kuba afite ikibazo. Nose umuhungu ararana n'umukobwa tureke n'ibyo kumukoraho sinangombwa ngo ukore ku mutibe. Umujambi yaranye n'umukobwa utari mushiki we icyo kigomba kuba ari igisuku. Ashobora kuba kubaha wenda bategereje ko ari wowe ugira step ya mbere. Ibyo bintu bya Rwema byo kunyubaha mama si ubwa mbere maraje. Nkubwire rero nkubwire Tony reka kwigira umwana kuko ubwenge mfite nawe akabaye kuba ufite. Urukunyuma akumva ntabwo kugiye kurarana n'umugabo ngo ari kumubwira ngo je nkuyukaye wambaye ubusa ngo kumva ko ari uhindukira wowe kukuzi icyo ushaka. Urukunyuma kukuzi icyo ushaka niwe wagombaga gutuma nyine ahindukira. Kanyine nanamuhindukizaga bikanga. Maze wamuhindukiza ni ikintu cy'igikoresho kiranga uhindukiza. Uramukorakora ukamukora mu matwi ukabigira nk'ibintu by'imikino. Uko bigira ibintu by'imikino bikagenda bimuzana mu yindi mood. Mama ntako mba nagize abantu babiri mu nzu. Nakuze ubwo nawe ufunga umutwe ubwo washatse nyine ko kugaragaza ko ari we mabuja ushangwaze muri mood yawe kandi uzi nibyo icyakujyanye ari ubundi urakizi wowe none nuse si yanyu none nimba uzi neza kugira ari kugira ngo muryamane ugenda ukajya wigira nkaho ari we mabuja gute nibyo. Baba we ndarushye pe ndarambiwe n'ukuri kw'Imana Kigali si ikintu kubyuka wicaye ukirirwa wicaye ukarara wicaye n'ukuri kw'Imana umugongo ugiye kuzaba ubundi ibi bintu nzabivamo wataha nkasubira iwacu ubu nakabaye njugutira aho ngaho mu migende nirukanka njya kwahira ubwatsi bw'ihene zawe none turi ndaho ngaho we ubuse nzabishobora koko ariko ngomba kuba umusirimu nanjye ngomba kuba umusirimu ubu nanatangiye inya mbona mama Tony yigira ati wabyanga kubi ngeranuka ariko nuko bitangira kugenda biza hano urugo ruranakonjera umuntu uri wenyine zamu we karame kabiri n'ejo nari ndi ntabwo nari ndi hepfo nari ndi mu gikari numvise urimo guhamagara wagira ngo nari ndimo gusoroma nk'idodo epfo kandi nari ndi hafi. Ariko rero bajya bavuga ngo abaturage ngo nibo b'abaturage nkawe Kigali uhamara iki ubwenge bwawe ko mba mbona butameze nk'ubw'abanyakigali. Ariko nabo ufite bahagije none se ninjye witwara kuri toilette ndigarura uramamagaye nditabye ubwo bwenge buteranye wumve nimba harimo buke buda we bukaba bwinshi kandi ikindi iyo umuntu aguhamagaye kuvuga ngo no kwirukanka ukagira icy'ingenzi ni ugukoresha amaguru nk'imbwa ugahita uhagera hakiri kare bagine ko ari nk'imbwa zanjye mba mbona uri ikigo dutari kavukire y'i Kigali nubwo wambeshye wacu umuntu ariko yongeze i Kigali mba ngomba kuyikaba nkaba umunyakigali ngo atazanshishamo ijisho n'ahantu hari feruje ndahazi ese burya iwanyu ni mu ntara ukayikaba Kigali ubu kireka hano no ku gisozi ubwo bishatse kuvuga ko ngiye nanjye Mukamana waturutse mu ntara mbishatse Kigali nayikaba nawe nye Kigali nukabereka yuko Kigali wayibanje mukajya ubabwira uwo mu biryo urazi niho bibera bateka umuce uri mu rumogi abaye nkada ubone koreka ko nageze i Kigali nkamenya uyu mucero urya urumogi runywa wenda mabuje nyumvishe yanyirukana ari kunkura tsikizo n'imbwa cye ubundi wowe ngo wanshakaga urumogi rumeze nk'agatabi ni nk'agatabi umwotsi wako uhita ukumeditisha turabwumva uhita ubona nyine wenda nk'u Rwanda rubaye nk'inzu imwe ese ko naheretse bavuga ko i Kigali haba amatara n'amazi meza nkaba numva zanda n'ubundi zagaruka utwa tugendana ntabwo ujya wumva ngo inda ku mutindi niyo wakira hano kasindi umutindi ni urugero ariko baragakanda sinzi nimba utabizi ukicara mu mwenda kanyishe ariko aho ngaho ndabona rwimutse ushobora kubona nko kurwana n'ubwoya utamenye ko ari
tageti mu kuryamana nawe akagutera iyo nda akazana umwuzukuru kandi mama yanyimye nyine mbambwiye rero ni ugupanga umunsi ugasubirayo uri kunyumva kwambara ubusa ntarebye kuri uwo ntabwo nyimye rimwe mama unyumva systeme yawe ukoresha uyireke noneho ugendere kuri systeme yanjye turumvikana mbere yo kuryama abanza umwiteho umuhereze keya numwereke ko unabishaka cyane nimugera mu buriri umukorakore umukanda ibirenge uzamuke gahoro gahoro nzi neza yuko ubwo bwenge we ntabwo ufite reka kwigira umwana uri kunyumva mama cheers y'ibiki mbere y'ibintu bya cheers banza unyumve neza nyine ndakumva turi no ugomba gufata ukamusoma mu matwi mama mama Rwema ntabwo afite imyaka 15 ni umugabo mukuru ni umusore ariko arakubaha ariko aranyubangiye mpfana ikina Rwema njyewe ase mama n'ubwa mbere maraye ari wenda Rwema ategereje ko mujya muri za gahunda ngo zo kubana ntabwo abasore wowe rero abasore baracyabaho niyo nyine wishaka kumugira nk'abandi wemeye cyakujyanye ariko mva nkubwire wowe uzajya ubikora nk'umwa uri kubikora nk'ari imikino urumva washiduka ibyo bintu byabaye kwabaye mama reka mubwire ubwanguriye rero ubu ngubu urumva kumva inama zanjye bigiye gufata akanya ndazumva mubwiye ngo uriya musore agomba kuryamana nawe agomba kugutera inda nabyo ndi kuvuga gatanya kwigisha ngo ibintu ngo byo kwiproteje cyakireka urumva ugomba kumwumvisha ko ugomba kugira trust ihagije mama kireka wenda muroza nkamufata ku ngufu kandi ntabwo nabishobora sinamufata ku ngufu hanyuma numufata ku ngufu se akazavuga ko ibyo bintu ntabyiza ugomba gukoresha uburyo bwose bushoboka nawe ubwo akajya mu bintu akabikora bishaka ku buryo ntazabikwepera ntabwo utazacika rero ugira n'amagambo menshi nawe none se reka nkubaze za hari ikintu kimwe ngiye kukubaza kandi umbwiza ukuri akinda nayo irakavunika umuhita ko yanzengereje ngo ireke none se kidahingana nta karimo ifu uriya irashaka kunyunyuza twa turose umaze kugira i Kigali ntacyo muzamu hari ikintu ushaka kukubaza makobwa koko ngo bakobwa yatwaye umugabo wa Tony ngo barakururana ngo yinjira mu modoka ye nkawe wirirwa ahangaho ubizi ku gipangu makobwa yaramutwaye koko ubwo makobwa ni queen nibyo mumwita kavuki ego komanura ni makobwa mu cyaro arabaye bose baramuzi umukobwa wa Mukamana makobwa niwe ikindi rero nukumvire subiza ibya bintu by'abantu abantu bagira amagambo menshi ngo ubuzi icyo avuga ko aravuga ngo reba urucebe rwaye akayinenga icebe uriya mukobwa ngiye nk'umuntu wirirwana umuzi neza ibyo ntabwo yabikora uriya mukobwa aritonda sinzi impamvu utonda mwana atacakahoga utangiye kumurata ubwo utangiye kumurata sha wowe ubwo wabona waramukunze cyangwa ufite kuntu mujya mwegeka kuko makobwa bura n'indaya ndamuzi kuturuka mu cyaro wabona mufite kuntu mujya mwegeka mugakora ibintu by'abantu bakuru namubeshye ngende umusore urumva kandi umusore ufite umubiri hanyuma se Tony yaramubeshyeye ahubwo wowe uramuvugira kubera ko arangije kumukunda ubwo mwararangizanyije nyine ufite ibyo wakoze nabaho ngaho ngiye kubeshya sumbajije ukuri ngewe mba nicaranye na Queen turimo gutera story nyine y'urugo cyangwa ibintu bisanzwe akambaza ngo se hariya mu cyumba ibintu nk'ibi wavuze abanyakigali uvuga ibishoboka byose ngewe Mukamani wacu mu cyaro uri kunyumva ndamutse sanze warankundiye umukobwa ibyo mubaza byose uri kumuvugira kubera ko wamukunze izina ry'Imana mva kuri zamu nakwikorera ku mutwe nagukubitisha inkuba biragaragara none se urimo uravuga n'amaguru agakora urumva nuko hari icyumu naraguha n'ingumi burana nayiguha erega numukagira ngo abanyakigali nimwe gamuzimba mufite imbaraga ingumi imeze nk'inuza nk'inongo y'ubugari hari yitakangana ariko umukuri ndimo kubwiza ukuri uriya mwana w'umukobwa aritonda ibintu bamuvugaho rekana nawe nukajya umutakagiza ngewe nindamuka mbibonye icyo shaka nunaramuka kuko ari umwishinzaho sibyo yishinze ku mushere wa Tony wowe uzahita umbwira sibyo uriya mujene araza hano aje kudusura
Rwema ni umuhungu mwiza araza akaganira na buri muntu nanjye yanyemerera akazangurira ihene urumva ntacyo ubusuro uba hari icyo nshakaho rero agize inshuti Queen ni kwa kundi baganira none bahuriye ikintu kimwe gukunda Imana bagiye gusenga bagiye gukora iki aho niho bakorera ibibi rero bitwaje mu Imana umukobwa n'umwana mwiza yewe nanamutora za none se ahantu wandagira agatabi amata baratandukanye kandi batebeza munsi y'ururimi ariko kazungu ntago yakabura dufite umusore no muri quartier nakabuze waca dani hiru ukayitebeza byose birakora kwa kazungu kase gutyo wasubira hano hari akabotike urashaka gutebeza hinyaruka utebeze murare zidashira kari urabizi nako yakabura areka ngende rero mama tani ntamamagara mubwire numvishe bya bindi bavuga ngo niba ari ukuruhura imitsi umubwire ko ngiye ku muhanda kuri wowe bayita wowe gutembera mu mugoroba ni wowe mvuga ko ugiye kuri wowe woko n'abanyakigali babivuga evening walk yes nta kintu washakiraga kandi akantu k'ingumu uzakagabanya nyamuneka ntiyagukura iryobo umva nazinshaka Gwende kuru yagiye share mukumbuye nuko nari ngukumbuye wavuye rwe wande kwi uretse kunyiyaka twapfuye Gwende kuru please mbabaye twapfuye gwe urabizi neza ko ibi bintu ari uguhohotera abantu serious twapfuye utabasha kwita telefone yawe gwe wamaye amahoro ntabwo nigeze nyakuza just kuvuga kwiko twari inshuti script nyaka uranziza iki ko twari inshuti ako twajya no kumisungundira bya bintu ziko ari hohoterwa naye gukumbuye kwinda gukeneye ngukeneye hafi yanjye kurenza uko ubitekereza please sinjye kukubura mu buzima bwanjye ndakwinginze basi oya cyo kureba wowe basi niba ari kosa nakoze ndapfukamye nsabye imbabazi sibyo babarira basi please babarira rwenda kumva pe ariko nanone ijya kure yanjye ndakwinginze sikubera icyo njyana kure yawe uranziza iki Tony waretse mwiburiye reka mubwira please wambabariye nje kureba wowe ntabwo nje kureba Tony please mbabarira rwambabaye ukajya kure yanjye ese nakoze iki kibi ndakwinginze ni iki kibi nakoze se mbwira gusenga ujye ugenda usenga ntabwo ikibazo nkeneye gusenga gusa nawe ndagukeneye ni iki nakoze kibi gituma unyiyaka bigezaho basi ikosa ryose narakoze nubwo ntarizi nsabye imbabazi akuva mu buzima bwanjye gutyo ikosa rya mbere uri gukora ni iri ngiri byo nyine no kunkuraho ntabwo biba bikenewe nanjye napfukamye nsaba imbabazi ariko amarangamutima ashobora kuba yambaye ushaka reka muguhamagara ntabwo nshaka Tony please nje nje kure ndagukeneye nkeneye ko twicara tukaganira ukambwira ikibazo ukambwira ikosa nakoze ngasaba imbabazi ariko ntunyirengagize umuco w'umuntu utanzi kurusenge ntukinyiteza ntufata telefone yanjye nta n'urwambwa ni narwaye wasi Tani ngwino kingo umugabo wawe wacecetse Wait.
Biti. What's wrong? Queen arakurakaje nuko numvisha avugira hejuru. Ya. Ntabwo ari. Biti se kuticara. Numvaga nta mpamvu yo kwicara. Nizuje kundeba uhagarare. Meze neza. Meze neza. Tony. Kare. Nanjye sinzi niba ameze neza. What's happening? Ntabwo nzi ibintu biri kumva. Nibi ni biki? Menya ari Rwe. Rwema. umeze neza. Yego. Nanjye nshobora kuba umeze neza cyane uze kumera neza. Sire ko ntari muri ibyo bibazo ufite atari ngewe. Oya. Ni mu kazi se? Ni byanjye ku giti cyanjye. Ni mu kazi. Ku giti cyawe ni iki? Ntabwo kingira ibintu se byose. Sitahera he. Hano ubwo nabona ahantu mbihera. Sinzi n'uburyo nakubwira. Iki kintu utambwira Rwe. Bishobora byancanze. Panabuze n'icyo gukora. Sinzi nanjye niba ndi Rwema wa wundi. Nta kibazo ariko kitagira igisubizo. Wambwira. Gusa icyo mbona ni imihangayiko gusa. Karibu nyine mwicare. Wakwicaye. Yeah.